Tugushimiye ko ukurikira ibiganiro byacu ndetse n'amakuru yacu. Turagushimiye byimazeyo kandi wowe wasoje gukora subscribe kuri M247 TV. Ari nako kandi tukubwira ngo nawe utarakora subscribe, umwanya mwiza wo kuyikora n'uyu nguyu. Amakuru yacu cyangwa se ibiganiro byacu bigisohoka ukaba uwa mbere mu kubibona. Ari nako tukubwira ngo ntiwibayiwe nawe gukanda kuri like. Na amakuru nk'ibisanzwe tuba tugarutse kukugezaho aho tugiye kukubwira ku byo Tshisekedi cyangwa se Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atangaje mu gihe aba bombi cyangwa se mu gihe nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Perezida Felix Tshisekedi bitegura guhurira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington, aho bazaba bagiye gusinya amasezerano ku mpande zombi. Ndetse Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaje kuvuga ko cyangwa se yaje gutangaza ibikubiye muri aya masezerano, aho yaje kwishongora cyane ndetse akaza kuvuga ko we n'u Rwanda cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batazigera basinya amasezerano yo kuvanga cyangwa se amasezerano yo gushyira hamwe, ahubwo ko buri masezerano yose azaba afite icyo asobanuye kandi ko atazaba harimo ibintu byo kuba bahuza cyangwa se bagabana. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ubwo yaganiraga na diaspora y'abanyekongo iba muri Serbia kuri uyu wa gatanu, nibwo yaje gutangaza ko u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyo bazasinyana i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntaho bihuriye no kugabana cyangwa se kuvanga, mu gihe benshi bibaza ko bishobora kuzaba birimo kuba u Rwanda na Leta ya Kongo bishobora kuzahuza cyangwa se bishobora no kuzaba bihuriza hamwe cyane cyane mu masezerano atandukanye harimo n'ay'ubucuruzi. Ubwo yari ari muri Serbia kuri uyu wa 28 Ugushyingo yaje gutanga ibisobanuro ku masezerano yasinywe n'u Rwanda bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yaje kwemeza ko aya masezerano azemezwa bwa nyuma n'abakuru b'ibihugu byombi, ndetse yongera gushimangira ko nta kuvanga ingabo kuzongera kubaho cyangwa se nta kuzongera kuza kuba bakwivanga cyangwa se ingabo z'u Rwanda zakwivanga n'iza M23 nk'uko yaje kubivuga. Ubwo nanone kandi yaganiraga n'aba ngaba yaje kuvuga ibyo azakora igihe azaba ari Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Felix Tshisekedi yagize ati, nzajya i Washington DC kwemeza amasezerano twasinye n'u Rwanda ku nkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yamaze gutangazwa ku mugaragaro mu mucyo rwose. Ariko nanone ntibazababeshye, ntabwo hazabaho ibintu byo gushyira hamwe cyangwa se kuvanga. Ibyo ngibyo ntabwo bizaba biri mu bizaba bikubiye muri ayo masezerano. Perezida Felix Tshisekedi kandi yanaje kukomoza ku kibazo cyo kwishyira hamwe kw'akarere, ndetse aza kubona nuko abibona ko hari icyo byaza kuzatwara cyangwa se ari icyo byaza kuzatanga cyane cyane ku mutekano mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse nanone nawe yaje gusubiza iki kibazo. Ubwo yaje gukomoza kuri iki kibazo cyo kwishyira hamwe kw'akarere, yavuze ko abona ko ari cyo cyihutirwa kuba yatangira imirimo cyangwa se kuba byatangira gukorwa. Cyakora yaje kwibutsa inzitizi bahuye nazo, aho yaje gutangaza inzitizi zitandukanye zatumye ibintu bitagenda nk'uko byakabaye kuba byaragiye. Nanone kandi Tshisekedi yakomeje agira ati, ku bijyanye n'amasezerano yo kwishyira hamwe mu karere, menya ko nta gishya kirimo. Kwishyira hamwe kw'akarere nibyo nifuzaga kuva nagera ku butegetsi, ariko nanone byaratubangamiye ndetse hari ibintu na bimwe byagiye bitubaho, ndetse navuga ko batugambaniye mu mwaka wa 2022. Kuri Perezida Tshisekedi kandi avuga ko kubahiriza amasezerano bisa nk'imihigo isobanutse, aho yaje gukomeza nanone agira ati, kubaha ayo masezerano bisobanura kubahiriza ubusugire bw'igihugu cyacu, kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no kugarura icyizere. Ubucuruzi bw'akarere ndetse ntibushobora kubaho nta mahoro kandi icyizere kitaragaruka. Ibingibi byose nibigomba gukosorwa muri aya masezerano tuzajya gushyiriraho umukono muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ibingibi akaba ari ibintu bizagirwamo uruhare na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi atangaje aya magambo mu gihe leta ye yitegura kuba yakwiyunga cyangwa se yakwihuza na leta ya Kigali, ndetse bakaba bari kugirana ibiganiro bigamije kugarura umutekano mu karere k'ibiyaga bigari bigizwemo uruhare n'amahanga atandukanye, aho ku ikubitiro biri kugirwamo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri perezida wabo Donald Trump.
Ibi ngibi byavuzwe kandi nyuma y'umunsi umwe perezida w'u Rwanda Paul Kagame ashinje Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwanga kwemera uruhare rwayo mu kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo bakagomeza kuba bashinza amakosa u Rwanda ndetse bavuga ko u Rwanda ari rwo ntandaro ndetse akaba ari naryo pfundo ry'ibibazo by'umutekano muke bimaze imyaka isaga 4 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku wa 4 mbere y'uko Perezida Tshisekedi atangaza ibi ngibi, ubwo hari tariki ya 27 Ugushyingo 2025, ndetse akaba ari ikiganiro cyahuzaga nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame n'abanyamakuru, yaje gushinja guverinoma ya Kongo kwanga gukora inshingano zayo kugira ngo amakimbirane amaze imyaka myinshi mu burasirazuba bw'iki gihugu arangire, cyane cyane aho yavuze ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanze imishyikirano iyo ari yo yose yagiranye n'inyeshyamba za M23, ndetse ko ibyo bumvikana Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariyo ibi ya mbere ku kuba itakubahiriza ibikubiye muri aya masezerano. Nanone kandi ibi ngibi bikomeza kuba bigaragaza nk'ibintu bizagorana mu gihe impande zombi zizaba zihuriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse biteganyijwe ko ibi biganiro cyangwa se uku guhura kw'aba bayobozi bombi bishobora kuzaba mu ntangiriro z'Ukuboza nk'uko byatangajwe ndetse bikanemezwa n'impande zombi. Perezida Felix Tshisekedi kandi atangaje ibi ngibi nyuma yo gushyirwaho igitutu gikomeye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bamubazaga ibikubiye mu masezerano igihugu cyabo kizajya kugirana n'u Rwanda, ndetse baze kumusaba ibisobanuro no guhishurira abanyekongo ibizaba bikubiye muri ayo masezerano ndetse n'umuhuro uzahuza Perezida Felix Tshisekedi ndetse na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Umunyapolitiki wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu nguyu akaba ari Martin Fayulu, usanzwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyobowe na Perezida Antoine Felix Tshisekedi, ndetse yaje kumusaba guhishura cyangwa se agahishurira abanyekongo ibikuye mu masezerano y'amahoro yitegura gusinyana na mugenzi we w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame. Nta gihindutse abakuru b'ibihugu bombi bazahurira i Washington DC ku wa 4 Ukuboza 2025, aho bagomba kwakirwa na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Tshisekedi ubwo yaganiraga n'abanyekongo kandi i Belgrade muri Serbia, yaje gukomeza avuga ko ndetse aza no kwemeza ko azitabira umuhango wo kwemeza amasezerano igihugu cye cyagiranye n'u Rwanda, ndetse aya masezerano akaba ari ayo gushimangira amasezerano yabanje kuba ubwo hari muri Kamena uyu mwaka, ubwo hari ku itariki ya 27 Kamena 2025. Martin Fayulu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi abinyujije ku rubuga rwe rwa X, yaje gusaba Perezida guhishurira abanyekongo bose ibikubiye mu masezerano azashyirwaho umukono ku wa 4 Ukuboza nta gihindutse. Martin Fayulu mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa X yaje kugira ati: turabwira bwana Perezida Tshisekedi kubwira abanyekongo cyangwa se no kumenyesha abanyekongo kuko bafite uburenganzira bwo kumenya ibikubiye mu ayo masezerano cyangwa se mu mushinga w'amasezerano muteganya gusinyana na bwana wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, aho ari amasezerano muzasinyira i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntimugasinye amasezerano ashobora kubangamira ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi mu byo yijeje abanyekongo ni uko mu bizamujyana i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hatarimo ibyo kuvanga ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro, aho yacaga amarenga y'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itazigera yivanga n'umutwe wa M23 nk'uko byakunze gusabwa inshuro nyinshi, ndetse n'abahuza benshi bakaba barakunze gusaba ko uyu mutwe wakwivanga n'ingabo za leta mu rwego rwo guhosha amakimbirane amaze imyaka myinshi muri iki gihugu. Yakomeje agira ati: ku bijyanye n'amasezerano yo guhuza ubukungu bw'akarere, mumenye ko nta gishya kirimo. Kwishyira hamwe mu karere nibyo nifuzaga kuva nagera ku butegetsi, ariko nanone hari ibyagiye bitagenda neza nk'uko twabishakaga. Tshisekedi kandi yaje kongera gushimangira ko gushyira umukono ku masezerano igihugu cye cyasinyanye n'u Rwanda bivuze ko kubaha ubusugire bw'igihugu cye ari byo bizaba birajwe inshinga, ndetse ibyo yavuze ko bigomba kujyana no kuba ingabo z'u Rwanda zakurwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse leta y'u Rwanda igahagarika inkunga yose igenera umutwe wa M23, ndetse mu rwego rwo kugarura icyizere hagati y'ibihugu byombi.
yunzemo ko ubucuruzi mu karere budashobora kubaho mu gihe cyose hari uruhande rugamije kukuba rwahangana cyangwa se rwabangamira ubusugire bw'ikindi gihugu, aho yaje guca amarenga y'uko u Rwanda n'ubundi yongeye kurushinza ko rutera inkunga umutwe wa M23 usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi byaje bisubiza ibyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatangaje kuwa kane ubwo ari mu kiganiro n'abanyamakuru, akaza kuvuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa ari bwo pfundo cyangwa se ari bwo bugira uruhare cyane cyane mu kuba amahoro cyangwa se n'umutekano mu gihugu cyabo atagaruka, kuko n'ubundi badakunda gushyira mu bikorwa ibyo baba bagiranye cyangwa se ibyo baba basinyanye n'impande zombi, bituma n'ubundi imirwano ikomeza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu byitezwe ko nta gihindutse kuwa kane Ukuboza 2025 aya masezerano amaze gusubikwa inshuro zigera kuri ebyiri. Ku nshuro ya gatatu byitezwe ko aya masezerano azashyirwaho umukono mu rwego rwo kuzamura ndetse no kongera kuzana umwuka mwiza hagati y'ibihugu byombi bimaze imyaka myinshi birebana y'ingwe, nyuma y'uko izi ngabo za M23 zubuye intwaro zigatangiza intambara kuri leta y'i Kinshasa nyuma y'imyaka igera kuri 10 irenga, izi ngabo zarahagaritse ibikorwa by'imirwano, ariko nanone nyuma y'uko mu 2012 zirambitse intwaro, mu 2025 zongeye kubura intwaro zirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buyobowe na Perezida Felix Tshisekedi, aho bashinzaga ubu butegetsi gucamo abanyekongo ibice, kandi ko n'ubu ngubu Kongo igaragara nk'iri mu kangaratete, ndetse ko Tshisekedi atari we perezida ubereye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bubuye intwaro intego bafite ari yo guhirika uyu muyobozi ku butegetsi. Kuri ubu ngubu nyuma y'uko u Rwanda ruzaba rushyize umukono kuri aya masezerano, azabaza yunganirwa n'ayo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iherutse kugirana n'abarwanyi ba AFC M23, aho yo yasinyiwe i Doha muri Katari ku buhuza bwa leta ya Katari ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Kuri ubu ngubu nta gihindutse kandi abakuru b'ibihugu byombi baritegura kugirira uruzinduko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse akazashyirwaho umukono mu biro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, nk'uko byakunze kuvugwa, ndetse ubwo amasezerano yo kuwa 27 yashyirwagaho umukono yaje gusinywa n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi, kuko ku ruhande rw'u Rwanda yasinywe na Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, mu gihe ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaje gusinywa na Teresa Kayikwamba Wagner, ndetse byitezwe ko aya masezerano azaba ayagutse mu rwego rw'ubucuruzi, diplomasi ndetse na politike muri rusange.